vuba vuba ngiye mbwira vuga we nangaye Chabizu Sosa TV. Si umunsi bundi arya noneho ariko mahora manzi umunsi nari burya pe nakaga kweri mahora yanjye ubu si umunsi ndarya kweri shawa kiriya mwaje kuko mwaretse kunyirengagiza kandi se wowe uturutse bite komera hanyuma nje kwisansiye reka da kuva ryari se musigaye muyita ku ishansiye na uretse twahita gute ku ndege we aho uza y'indege wabaye nyashi mbese barazibona maneke unayitwa soso we nawe nitwa teta teta yawe na teta ko gusa njye nitwe nyashi nashi se urazindusha biba ari ibizego ngo se kari urufufuma we ntabwo ufite nyashi karemano we reba ariko wowe ufite kayemana yewe ndanayamena okay njyewe ushobora gusanga nkurenze sawa nyine okay kagoje niko gutera nawe umugabo kuko n'ubundi ntabwo nyishima kandi ngejeje mukiriya mukiriya se ninde wakugura mari nawe ushobora kukugura na gato uzaperereze njye nk'igisaza ungenda gutinya nagukomagura njyewe soso nagukubita nkakumenagura ukibaza niba ari njye bikakuyobera ngoma uranyumvira ngoma se nakumagura nta mikino mfite njye nagukubita magana abiri ishinga yanjye ariko nize mugabo wakwemera ngo iki usanye zanikanga kaze bwa mukiriya utereka ngo hitemo sawa maze turareba urugendo rwanjye uciye rudodesha dudodesha sizazi wataragoye indubasi sawa kumfara ubaje bakubona ngo ninde mugabo wakora ari byo byaciye ndetse banyemera ntabwo bashobora kugukora ngo bansige hano turabireba banyumvira nta n'isoni udufupa n'utw'inkoko mamba nanjye wowe wameze nk'ingurube ari kugera kurira urukweto dore we barantwara bagusige bagutwaye kaduhagaye ku cyapa ntabwo uzi ukuntu ngiye inyamena uramukirije n'uwanjye utaza kuza ibyo kumuranya sawa nyine reka gera ete bakobwa mfite rata nakubuse abatavuga ngo bite bakobwa ni wabwiye gusa ni ngewe nyine hata ndeba mba nyine mbabaze nyashi mba nyine mbabaze muri mu kazi turi mu kazi nawe njye ndi mu kazi mva ndi mu kazi cyane ngamuhagarara hano nyine ndetse uyu nguyu we nangaye nangaye ubwire uyu nguyu kubera afite umuvuduko mwinshi nawe niko nivu bavongiye mbwira vuga we nangaye kandi uratumanya ariko wandika kandi nagukubitira imbere y'umukiriya nigendere mukiriya ukareka mubwire ngiwe ntabwo ndi buguhembe nangaye ndebe nanjye ntabwo ndi buguhembe ese ko mutambwira nigende yawe namuka banza uvuge wowe washyushye cyane wabivuze ko niba ari we wahiye ndanabyananiye oya mvarata nkubwire ajya n'ahandi nimukomeza ngenda guca ibihumbi 2 byonyine genda guca igihumbi bitewe uko mbona igihumbi ngenda guca umukobwa uretse umukobwa araciriritse arata ngewe ninjye uhenze hoya muciye make ariko se mfite nyashi kandi ndi maneke mfite nyashi uyu ni igifuma ngiye mfite nyashi waretse gushya ariko rero nawe nawe ngo yari we ufite size yigorata ngiye ndi maneke kandi ngenda yemena ndayemena utagira twigendere ngenda yemena ureba mfite nyashi kandi ndi maneke 2 igihumbi ndi maneke kandi shanda yemena shawuga kandi byambaye n'urukweto uyu ni igifuma iyi ni have ndi umugore w'icyerekezo aya nako nisubiye akoze wari ukanwara wavuye hano ari mubutse kabanza ndebe reba banza reba na hano tureba aya namubonye wandi butwara none we naho ubutaye katwigendere twigendere kare uragiye mutware kugira ntabwo nciriritse ku
kari urandurira ngo karanga kuntwara rurere gatwarwa n'uruzi rw'akagera rugujyane rugute mu kivu nyakugwa mu cyobo murakahabwa n'abawe murakabona umuheto mwambwamwe ukuntu bose nibawe wewe ngo nigeze nigufata nzagucamo karindwi wandayawe ukuntu runciriye n'urukweto usa narwambara birangije shaka njya gutegera ahandi rwose ahangaha nta kigenda shunda rwambara mfite no mu nda zeru ntabwo ndi bubure isoko ngewe soso umwana w'umuzigabo rekere wandije wasore kuri zoniki umva kuri rasobaye iki barutse kwiseta ubu se amafaranga baguhaye aka kanya urayamaze wataje nanjye ngakorera yanjye waba uyamaze bigenze bite se kaba abahungu b'inzebe babavuze ukuri ewe ndaza ndebe bikaba nibyo byiza koko none se usanze atazi kuyamena oya amahema iryita ibaze ubundi nta muntu ujya umemukira ngo bimuhire gusa uba urishimye ko kuburara usazi ko habamo igitoki uriya musayi ko nawe ubu nzagutangira mu tabagure n'inzego imana ishimwe bebe umva kereka iyo kutabagurira udutse suri byawe kugwa amahoro waratinyuka ukarwarira umukiriya uri igicucu iryitanu urayanze urinjije iyo yafata ngewe niyo yamijana nahita nyafata keretse agarutse usange akibishaka agaruke sinkubeshye nge ahubwo reka nkubwize ukuri aguhaye iryitanu yaragiye kukujyana muri geto hamwe inyuma y'ibiraro yesu wasize kajya kumwishakira nsanze nibeshye uragarutse rata none se uramanganye wowe ndaguhamagana tawe ndayemeye umva mfite ndayemena shawe iyi ndayemena undi yanyiriyeho nasanze nibeshye ubundi nyunguyu sinakubwiye ngo ni igifufuma rata ni wowe tugiye kwigana we sigara ko mpaka arame 500 ubura naciye nanjye kanegereze sha kanegereze 500 ugenda akorera senkano umunsi wamaze be ngiye kuyacira sibyo afari ko avuta arana uyu ngoreye ku mabere mitonerwa nabi cyane utangiye se ndandake yo nta kibazo ariko nabikwemerera ariko aka kanya wapfa ngende nyiraburyohe ariko nawe ahantu haraciriritse abanza uyane ari kuri telefone naguhanye hari ikibazo uyu abanza ukanda akanyenyeri ubanza uyane okay nta kibazo ngaho mbwira nimero yanjye gute icara nyine ngaho mbwira nimero yawe andika 07 918 9 35 30 reba amazina ni Chabizu Sosiyete okay nayabonye yaje nyine ngusezerere wabonye ko yaje telefone yanjye iri mu rugo nta kibazo okay nta kibazo kandebe message utabumbeye reba ngiye neza amazina yawe okay none uri kubura iki byaye ntabishoboye nakubura wowe ngwino nyine icara ukuntu uticaye hakuno twakigama kuri atari nabyo byaba byiza focus nipfutse ariko kugira vuba ahubwo dore kunini wayapfutse kambanza nkuremo nyine uri gutinda ariko nawe waretse kurambira wirambirwa ndi gukuramo n'ikariso ariko banza ikariso yari icyuma irakomeye biragoye kuyikuramo uri kubyumva se baba we aracitse we
z'amafaranga ko ndeba nayo ndi kubonara. Ego. Soso. Yego tata. Ndetse kuri aha. Mvuye guhura na wa mutipe. Umva se yaguhaye. Umva amayi 500. 500. Ayangiriye kuri telefone. Sutama nkwereke. Ahubwo yiyanyoreje kuri telefone yanyeretse na message. Ndebera. Agarabyizi. Ntabwo ndi kuyabona. Iriyo telefone nago nyimaranye iminsi. Ndetse ko yaguhaye. Yanyeretse na message. N'umutubuzi se message zimwe za emuteri zo mu kwambere. Zo mu kwambere dosingizi. Ntabwo yaje. Ni icyuka yohereje ariko komana mbega nakubwiye ko abahungu b'inzobe sinabwo abahungu b'inzobe. Ubavuye kukurongora none nta nijana guhaye. Ntabwo yigeze abikora. Byagenze gute? Na yabaye ndavuga ngo niyipfuke amaze kwipfuka mpita niru. Reka bare. Urumva aratanari umuhanga. Ako nawe ningegera. Koko icyuka. 500 yigeze mu buretse arambona.